Abantu benshi iyo uvuze ideni babitekereza mu buryo bubiri, umukara n'umweru. Bumva neza ko uburenganzira ari ubwabo bwo gufata ideni, nanone uburenganzira bukaba ari ubwabo bwo kudafata ideni. Bumva neza ko byose bafitiye uburenganzira. Abantu babitekereza gutyo rero usanga ari nabo batinya amadeni cyane. Abangaba nabo ugasanga bafite ubuzima butandukanye cyane na bwa bundi babandi bumva neza ko amadeni ariyo agomba kubabera inzira y'iterambere. N'abantu babiri batandukanye. Ideni buriya n'amafaranga ni ibintu bifite uburyo bipangwamo. Ideni, amafaranga winjiza nabyo ubwabyo bifite kategori. Bivuze neza ko nimba winjiza ibihumbi 100 hari kategori urimo, nimba winjiza ibihumbi 200 hari kategori urimo, nimba winjije ibihumbi 800 hari kategori urimo. N'amadeni nayo rero buriya agira kategori. Izo kategori benshi ntabwo bazizi, nizo tugiye kuba twarebera hamwe rero muri iki kiganiro cyacu cya none cy'isi n'abantu. Nzi gutegura ndetse nkanakugezaho mumaze kumenyera. Ndi Oliver Regra. Nimba uri mushyashya umenye neza ko ukanze subscribe ku muyoboro wacu wa YouTube kugira ngo tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Ideni rero ikintu kibi cyaryo nuko buriya bitewe na level uri murabarizwaho, system nibwo iribuze kuba yagufasha gutera imbere. Iyo mvuze system bavuze isi, bivuze neza ko hari level buriho hanyuma isi nayo igagusunika ugatera imbere, ariko nanone hari n'indi level uburiho isi ntagire ikigufasha ukirwariza. Tugiye kurebera hamwe inzego zigeze mu 10 z'amadeni abarizwa hano ku isi. Urwego rwa mbere tudatinze ngo twirande mu magambo ni igihe uba ufite amafaranga, mbega ni cash only cyangwa se ni amafaranga yonyine ufite. Iyo uri ku iyi level nta deni na rimwe uba ufite, nta credit uba ufite, mbega uba uri umuntu nyine ukonsuminga ibyo afite. Amafaranga ufite niyo urya niyo urarira, nta bindi. Ahangaho uburyo bumeze, amafaranga uri buze kuba watakaza cyangwa se uri buze kuba watanga ari buze kuba yagenwa cyane n'amafaranga ari mu mufuka wawe. Nimba mu mufuka wawe harimo amafaranga menshi, amafaranga uri buze kuba watanga araba menshi. Nanone nimba ari makeya, nanone uratanga amafaranga makeya. Ariko nta bindi bitekerezo byo kugira ahandi uri buze kuba waguza cyangwa se ushaka andi mafaranga uri gutanga. Hoya, ayo ufite niyo utanga. Iyi niyo level rero y'abantu baciriritse cyane, kuko hari abantu babiri babarizwa muri iyi kategori. Umuntu wa mbere ni babandi babaho ubuzima buciriritse cyane ndetse nta kintu na kimwe cyanditse ku izina ryabo. Bivuze neza ko nabaryakariho mu yandi magambo. Uyu muntu nanone nyine nta hantu aba afite, nta cyo aba afite kimubarizwa. Uba usanga ari homeless, atazi nyine, utamenya ngo uno muntu n'uyu. Kategori nimwe wamubarizamo. Hari undi muntu wa kabiri rero. Undi muntu wa kabiri nawe ni umuntu uburyo amafaranga afite ariko nanone yayahawe n'undi. Birumvikana cyane n'icyagiye uburi wanyu nta kintu nanone kikwanditseho, nta kindi kintu ufite, mbega urya ari uko hari icyo baguhaye. Uyu ni umuntu uba utagenda kuri banki ngo yake inguzanyo bayimuhe, kuko nanone nta gikorwa na kimwe cyamwemerera gufata iyo nguzanyo. Mbega nyine nta kindi kintu afite uretse ko ari iwabo nyine hari uprovidinga buri byose. Ntabwo yakikodeshereza inzu, nta kintu yakigurira, byose barabimumenyera nk'umwana mutoya. Uyu ni wa wundi wumva neza ko nta deni agomba kuba yafata, nta risk nimwe agomba kuba yafata, ariko nanone nta kindi kintu icyo ari cyo cyose nawe azigera yakira, kuko tuzi neza ko wakira ikintu nuba wafashe risk. Aba bantu challenge baba bafite, ibibazo baba bafite ni uguhitamo kuguma aho ngaho nyine bari, cyangwa se nanone bakakira kuba bajya gushaka ibiri buze kuba byabandikwaho, kuko nanone kuguma wicaye ntacyo bizagufasha. Ibyo bikagera cyane n'uwo nguwo ufite ibyo providingirwa na wa wundi uri homeless. Ideni nimero ya kabiri cyangwa se inguzanyo nimero ya kabiri ni ikintu bita ideni, ariko nanone uri buze kuba wakishyura uno munsi. Birumvikana cyane ushobora kuba wagenda ukaguza umuntu umushuti wawe, ariko ideni ritari buze kuba ryarenze umunsi. Rero iyo niyo ntangiriro y'ideni, cyangwa se nibwo umuntu atangira kuba yafata ideni. Buriya iyo utangiye kuvuga ati nguriza amafaranga 2,000 ndayaguha nimugoroba, icyo gihe uba winjiye mu bafata amadeni. Ariko ni ideni nyine riciriritse buri muntu wese aheraho. Yiri ushobora kurifata kuri botike, inshuti yawe, undi uwo ari we wese nyine tu, kuko akenshi cyane iri deni uba usanga nta n'inyungu riri buze kuba ryazaho. Ibi nanone bikajyana nuko ari ideni ushobora kuba wafata ukarifata mu cyumweru cyangwa se ukarifata mu minsi ngahe, nanone ukagira inyungu uri buze kuba washyiraho, ariko inyungu itarengeje cyane. Iri ni ideni umuntu wese ufite umutima mwiza atananirwa kuba yakishyura, kuko usanga ari ideni 10,000, 20,000, 30,000 kumanura nyine. Ayo ngayo yayandi ushobora kuba wakishyura uko byamera kose, bagushyizeho igitutu ngo ishyura ideni y'amafaranga ushobora kuba wabona. Level ya gatatu cyangwa se ubwoko bwa gatatu bw'ideni ni rya deni uzafata ukumva neza ko kuryishyura nta kibazo, ugahita uryishyura, ariko ari ideni ryaba ari iry'igihe kirekire cyangwa se ari iry'igihe gitoya, ariko iryo deni ritakugoye. Ni rya deni uzamara kwishyura ukumva nta kibazo kuba wafata irindi deni.
ukarifata naryo ukarikoresha, hanyuma ugafata n'irindi ukajya uhora nyine umara kuryishyura ufata irindi, umara kuryishyura ufata irindi, bigahora gutyo. Iki ni cyagiye rwose uba wumva neza ko ideni nta mutwaro ribuze kuba ryakugeraho cyane cyane ko nanone niwitegereza ukareba uraza gusanga nyine byinshi cyane bagenda bagwamo iyo bakigera muri biriya bihugu byateye imbere. Nimuganira n'umuntu ubayo azakubwira neza ko buri kimwe cyose bakiguha ukagenda ucyishyura mu byiciro. Hari ababa bafite ubwoba bavuga ati hano utitonze wazarinda upfa wishyura amadeni, kubera ko icyo gihe baguha imodoka nziza uzishyura mu myaka 10. Imyaka 10 izarangira iyo modoka yarashaje, hanyuma uhita ufata indi usange nyine urimo urabaho n'ibyo bihe nyine. Wumva neza ko kwishyura ideni nta kibazo, kandi nanone ntibagushyireho igitutu, urishyura make n'ejo 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 n'ejo. No mu Rwanda byigeze kuza, uretse ko ntazi iyo byagiye, igihe baguhaga telefone ukayishyura mu gihe cy'umwaka. Muri biriya bintu rero haba harimo umutego benshi cyane badatekereza cyangwa se ngo barebere kure, kubera ko niwitegereza ririya deni uba usanga inyungu yaryo irenze cyane iyo bagakwiye kuba baguha. Kuko niwitegereza ukabona baguhaye wenda urugero telefone y'ibihumbi 100, ntabwo uzayishyura ibihumbi 100, uzayishyura ajya kwikuba kabiri, usanga ugiye kuba wayishyura nk'ibihumbi 180 cyangwa se 170. Bivuze neza ko baba babariyeho n'inyungu zose za ya myaka yose, kandi mu by'ukuri abarimo baraguha iryo deni ushobora kumva neza ko barimo barakorohereza, ariko nabo ntabwo bahomba. Ibi bintu rero iyo utabyitondeye cyangwa se ngo umenye neza ideni uri bufate n'iryo utari buzi ko wafata, ni hahandi uza kwisanga wakomeje gusigara inyuma, ibyawe nyine bitajya ku muvuduko nk'iby'abandi. Ideni rero level ya 4 ni rya deni bita ko gufinancing ikintu. Aha ni hahandi uzafata ideni ryo kugura inzu, ukagura inzu uzishyura imyaka yawe yose, cyangwa se imyaka 10 cyangwa se 20, imyaka yawe yo gukora yose. Cyangwa se bitabari ibyo ngibyo ugafata ideni ryo kuba wagura imodoka. Bitandukanye cyane n'icya gatatu, kuko icya gatatu cyo ubu cyishyura mu gihe gitoya kigahita kirangira ukaba wafata ikindi, ariko iki gihe cyoho ntabwo biri mu ideni. Mbega nyine ni kwa kundi ugenda ukaguza amafaranga muri banke bakaguha amafaranga yuzuye, bamara kuguha amafaranga yuzuye wowe ukayaterura ukayashyira abacuruza imodoka, abacuruza amazu, hanyuma ugasigara udiringa na banke igira yikata ku mushahara wawe, cyangwa se mugira ubundi buryo buri buze kuba mwabarana. Ariko noneho icyo gihe ntabwo wa muntu uri buze ko wagurira ikintu we muri buze kuba mwatongana buri mwaka cyangwa se buri kwezi cyangwa se buri gihe kingana iki. Oya, icyo bamudiringana nacyo umuha amafaranga yuzuye, imyishyurire y'ayo mafaranga wowe ukabyumvikana na banke. Uyu ni umutego nanone benshi bagwamo. Ibi bintu ushobora kuba wabikoresha bikakubyarira amafaranga iyi level ya 4, ariko nanone hari n'ubundi buryo ushobora kuba wabikoresha bikagupfira ubusa, kuko ufashe ideni wenda rya miliyoni 20 cyangwa se 30, ugiye kuguramo imodoka ubwayo, ugiye kugura expense, ugiye kugura ikintu kizagufasha gutakaza amafaranga n'ubundi. Icyo gihe ntabwo uzaba urimo urunguka, uzaba urimo uragenda ugabanya amafaranga. Nurangiza kuyishyura mu gihe wenda cy'imyaka 7 banke ideni ryayo ry'imodoka rirangiye, icyo gihe ya modoka ntabwo izaba igifunctioninga, ntabwo izaba igezweho, bizasaba ko ufata izindi miliyoni wenda 30. Usanga uri mu iyo sayiko, hari abo urimo urakiza, wowe urimo urapfirifiyeri. Aya mafaranga agira umumaro mu gihe ugiye kuba wayagura, ariko nanone ukayagura hari icyo ugiye kuba wayakoresha. Mu gihe ugiye kuyagura kugira ngo ubashe kuba wayinvestinga, mu gihe ugiye kuba wayagura kugira ngo hagire ibindi bibazo ari buze ko yakemura, ariko bya bibazo byinjiza andi mafaranga. Hari abakoresha ubu buryo bakaguza amafaranga menshi, ariko nanone kuguza ayo mafaranga bagiye kuba bayinvestinga muri real estate cyangwa se mu kugura amazu, hanyuma ya mazu ahubwo akaba ariyo yishyura rya deni. Birumvikana ko icyo gihe uwo muntu aba yabyigiye umutwe, ntabwo aba ashaka kuba umucakara w'ideni, aba agiye gutuma ahubwo rya deni rimukorera. Inguzanyo rero ya 5 cyangwa se inguzanyo turi buze kuba twasanga ku mwanya wa 5 ni inguzanyo ya yindi baguha nyine mu gihe uri muriga. Ni ya nguzanyo bita student loan cyangwa se inguzanyo y'uko uri umunyeshuri. Iyo nguzanyo nanone ukagenda uyishyura gake gake. Anga ni igitekerezo cyo kuvuga ngo good debt cyangwa se inguzanyo ikwiye ya nyayo ibitangiye kuba yaza nyine. Icyo gihe ubutangiye kugira inguzanyo iri buze ko yagufasha byibuze ikintu kigaragara, kabone nubwo uzamara igihe kinini nayo uyishyura. Iki gihe nanone ubutangiye kuguza, ariko ukaguza ku kintu cya nyacyo, kuko icyo gihe ntabwo uzaba urimo uratakaza amafaranga, ahubwo icyo gihe uzaba urimo uremvestinga mu hazaza hawe, kubera ko inguzanyo nyine niyo imera nkaho igiye kuba yagufungurira imiryango myinshi, kuko uba ugiye kwiga. Icyo gihe iyi ni inguzanyo benshi bumva neza ko ari inguzanyo nziza cyane bakanayishimira,
ariko nayo ni inguzanyo igora cyane kuba wayishyura kubera ko uba usanga ari amafaranga menshi, kandi amafaranga menshi uzishyura igihe hafi nanone cyawe cy'ubuzima. Iyi ni inguzanyo udashobora kuba wacikana kuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uba uzayishyura. Iyi nguzanyo nayo rero benshi bayibeshyaho bumva neza ko ari inguzanyo yoroshye, ariko ntabwo iba yoroshye. Yego iyo ukiyifata nyine wumva nta birenze uzayishyura, ariko iyo urimo urayishyura cyangwa se iyo umushahara wawe nanone utakunyuze ariko ukabona nanone barimo baragenda bawukatakata, nibwo wumva neza igisobanuro nyine cy'ibyo urimo urakora. Inguzanyo rero ya gatandatu ni ya nguzanyo uba usanga banki cyangwa se kampani yawe cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose gifata umwanzuro wo kuvuga ati reka tubahe inzu, ariko ntabwo bivuze neza ko iyo nzu ari iyawe cyangwa se uyifiteho uburenganzira bwuzuye 100%. ni ukuguha inzu, iyo nzu wenda ukaba urimo urayibamo mu gihe urimo uragerageza kuba wayishyura. Iki ni cya gihe unanirwa kuyishyura bakaba bayikunyaka cyangwa se nanone bakayiteza cyamunara kugira ngo babone amafaranga yayo bayitanzeho. Ni igihe baguha inzu ariko iyo nzu ukayishyura ikazaba iyawe mu gihe yarangiye. Mbega nyine iyi level ya gatandatu ireba ku nzu cyane, ni inzu gusa nta kindi, ni inguzanyo y'inzu. Iyi ni inguzanyo nayo udashobora kuba wakizera cyangwa se wumve neza ko ari izagukurayo, kuko birashoboka cyane ko kampani yaguhaye iyo nzu ishobora kuba yagwa mu bihombo cyangwa se bakakwirukana. Niba kwirukana ntabwo yanzu izakomeza kuba yaba iyawe, hazaza andi masezerano rimwe na rimwe usanga arabogamye cyane, abogamiye kuri bo kuruta uko abogamiye kuri wowe, ugasanga ntabwo bigenze neza bitewe n'igihugu n'imiyoborere cyangwa se naho uri. Iyi ni inguzanyo utakizera cyane cyangwa se utakicara wumve neza ko utimakaje cyane, ko nanone utaburi buze kuba wamenya ikiri buze kuba cyakurikira. Utuza mu gihe wamaze kuyishyura uvuga ati ubu ngubu byose mitasiyo yararangiye, inzu ni yanjye. Ahangaha rero niho benshi bakorera amakosa, bakumva neza ko ari inguzanyo y'inzu bakagenda bakimarayo rwose, bagakura iyo bwabaga bagafata inzu zihenze cyangwa se bagafata bya bizu nyine bazishyura igihe cyabo cyose cy'ubuzima, ntibamenye neza ko bishobora kuba byabagiraho ingaruka, nk'uko nanone bumva neza ko bizagenda neza. Ibi bikajyana cyane n'ikintu bakunda kuba bavuga ati buriya byaba byiza ubashije kuba wafata icyo ubona neza ko wazishyura. Ikibazo kiba kiri hano ni uko abantu benshi bakorera umushahara uba usanga nyine intego zabo ari ukugura inzu nk'iyo ngiyo nini cyane, kandi inzu igaragara ko ari nziza, ugasanga nizo ntego yifitiye mu buzima bwiwe. Rero nabona banki cyangwa se kampani runaka imubwira ati dore intego zawe ufite mu buzima turaziguhaye, igisigara rero dukorere ubuzima bwawe bwose. Icyo gihe ushobora kumva neza ko ntacyo urimo urahomba, ariko uba urimo urahomba byinshi, kuko niwitegereza amahirwe azana ibyayo kandi bucya bucyana ayandi. Birashoboka cyane ko wenda bari gukora ibindi ugasanga ibyo bindi nibyo bigiye kuba byaba inzira ya nyayo, ndetse bikanaba urufunguzo rufungura iterambere ryawe rinenze na yanzu. Ariko nufata rya deni rya yanzu birashoboka cyane ko uzakomeza kubaho ngaho by'igihe cyose. Abakire rero bazi uburyo bafatamwe abakozi babo babizerwa kugira ngo batazabacika, ni ukubaha amadeni nk'ayo. Niwitegereza ukareba ibi bintu nyine byo kuba baguha ideni ry'inzu cyangwa se bakaguha inzu ukagenda uyishyura gake gake, bavuga ko ari ideni ryiza, ariko nanone ni ideni ryiza kuko ntabwo uba utakaje amafaranga ku bintu bitazayagarura. Ariko bizaba byiza cyane mu gihe isoko ikomeje kuba ryazamuka cyangwa se nta binaniza bije kuba byaba kuri kampani yanyu cyangwa se kuwo mukoresha wawe, kuko umukoresha wawe nahomba azatekereza ko wamubereye umwizerwa. Ideni level ya 7 rero ni business loan cyangwa se ideni uri buze kuba wafata ariko ugiye kurikoresha muri business. Iki gihe ntabwo biba kiri ideni gutyo gusa, ahubwo iki gihe uba winjiye mu bucuruzi bw'amafaranga, kubera ko ayo mafaranga uba urimo urazana aba agiye kuba yabyara andi amafaranga usaba. Ideni usaba biri buze kuba ryakoreshwa kugira ngo uzamure capital yawe cyangwa se uzamure imitungo yawe. Ibi yabivuze neza ko nubikora neza cyangwa se nanone ukabigenza neza, amafaranga wagujije ashobora kuba yagaruka mu gihe gitoya cyane, ndetse anagusigiye inyungu nyinshi cyane. Nta kintu cyiza rero kikubaho mu gihe uzi neza ibyo urimo urakora, uzi aho bizakungukira cyangwa se uzi uko bizagenda kose. Icyo gihe aya mafaranga akubera igikoresho cyiza cyane uzabyaza umusaruro. Ariko nanone iyo uyafashe uzi neza ko ugiye kuyashyira muri business, ariko iyo business ugasanga nta plani uyifitiye, agashya nanone agusiga iheruheru. Iyo bigeze ku iyi level aba bakuguza amafaranga cyangwa se aba baguha amafaranga ntabwo barimo barareba amafaranga ukorera, oya, icyo barimo barareba ese business yawe cyangwa se igitekerezo cya business yawe cyakorera amafaranga. Iki rero aba ari cya gihe cyo kuvuga ati ideni ryanjye riri buze kuba ryanyubaka cyangwa se rinsenye bitewe
n'imitekerereze cyangwa se n'uburyo wapanze bizinesi yawe. Rero ideni rya munani cyangwa se inguzanyo ya munani ni igihe ufata amafaranga ariko ayo mafaranga nawe utagiye kuyinvestinga. Ni cya gihe wowe ufata amafaranga menshi ukayinvestinga mu zindi bizinesi, ukaba uzi ngo nafashe wenda miliyari wenda 2 cyangwa se 3 nawe ukajya kuzishora mu yandi mabizinesi y'abandi bantu atari ayawe. Iki ni cya gihe utangira kuba wakorera amafaranga menshi, kuko niwitegereza icyo gihe uzaba urimo uradiringa n'ibyo bari buze kuba bakwishyura. Ubu usanga ufite abantu benshi cyangwa se amabizinesi menshi washoyemo ayo mafaranga, kandi ayo mabizinesi nta yandi mahitamo afite uretse kukwishyura cyangwa se uretse kuguha amafaranga nk'uko nawe wayabahaye. Ikibazo cy'iri deni rero, iyo isoko rigabanutseho gatoya cyangwa se ugahomba 0.2 cyangwa se ugahomba 1%, icyo gihe ubuhombye amafaranga menshi, kuko nawe uba urimo urabarirwa mu mamiliyari. Buriya niwitegereza ukabona miliyari rimwe, niwitegereza miliyari 10 cyangwa se 5 zigahombaho 1% cyangwa se 2%, icyo gihe aba ari amamiliyoni menshi. Kandi mu by'ukuri banki yo mu gihe yaguhaye amafaranga yayo uba ugomba kuzayagarurira banki yayaguhaye ibyo wakigira byose. Ideni rero rya 9 ni ikintu bita cooperation debt cyangwa se ideni mufata ariko nanone mwishyize hamwe, mukavuga ati turi itsinda runaka turashaka ideni. Iryo deni hagira ikibazo kiri buze kuba cyaba kuri iryo deni mukaryishyurira hamwe, nanone inyungu zaza mukazigabura. Byumvikane neza ko bamwihurije hamwe nk'itsinda cyangwa se koperative, mugasaba amafaranga ari buze ko yakoreshwa muri business cyangwa se ikindi kintu ariko nacyo kiri buze ko cyabyara amafaranga, cyane ko buriya amafaranga yose iyo agiye kuba yaguzwa agiye gukoreshwa muri business, ntabwo ayo mafaranga agenda gutyo ngo atuze. Oya, bareba byinshi cyane aya mafaranga agiye he, aya mafaranga kubera iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibintu byinshi urimo urakoresha uno munsi, imodoka yawe, telefoni yawe, laptop yawe, buri cyose ubona nyine gihenze, frigo yawe, byose kugira ngo babashe ko babikora cyangwa se kugira ngo babigire bakoresheje amafaranga bagujije. Aya ni amadeni ba nyiri kuyafata, iyo bayakoresheje neza ababyarira umusaruro ndetse akagira n'izindi mpinduka nyinshi ari buze ko yatuma zibaho. Ariko nanone iyo birangayeho gatoya cyangwa se nanone ntibayakoresha uko akwiye kuba yakoreshwa, ni hahandi uzajya usanga ayo madeni agiye kuba yaba menshi, kandi nanone nyine bigatuma babatereza ibyabo, kuko aba ari amadeni nyine magari. Kuko natangiye bikubwira, ni amadeni afatwa mu gihe hagiye kuba hakorwa proje nini kandi ngari, ariko nanone izo proje zishobora kuba za boostinga zikagarura ya mafaranga mu gihe gito, kuko zishobora kuba nanone zitabyara umusaruro. Ideni rero nimero ya 10 ni ikintu bita government debt cyangwa se amadeni afatwa na leta. Aya madeni rero niyo atuma isi ikomeza kuba yabaho, niyo atuma ibihugu bikomeza kuba byabaho, kuko ano madeni ni amadeni aba arenze ibindi byari byo byose. Ni amadeni aba afatwa nyine n'igihugu, kandi ugasanga ni amafaranga menshi aba agiye gukora nanone ibintu biri mu nyungu za benshi, kuko uba usanga agiye kubaka amashuri, imihanda, cyangwa se nanone akaba agiye gushorwa mu gisirikare mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Aya ni amadeni nanone iyo akoreshejwe nabi, abaturage nabo bagira uruhare mu kwishyura ya madeni, kubera ko nimba wenda bitagenze neza cyangwa se nanone ya madeni agahomba, guverinoma yafashe yashoye mu kintu runaka ntikibyare inyungu, government ihita ishyira hanze bond zikaba zagurwa, maze bitaba ari ibyo ngibyo bagashaka ubundi buryo bari buze kuba bakavaringa cya cyuho. Aribwo ubona ngo imisoro yazamutse, cyangwa se nanone hari ibyo bagiye bakuraho byari bigenewe abaturage kugira ngo bazibe cya cyuho. Icyo nicyo kikwereka neza ko nyine aya ari amadeni aba ari a general, buri muntu wese aramwafagita. Ibi ngibi ushobora kuvuga ati ubuse guverinoma itabashije kuba yagira ibyishyure cyangwa se ikabireka nyine igafata ayo madeni ntiyishyure ayo madeni. Guverinoma ifashe umwanzuro wo kutishyura ayo madeni bizagira ingaruka kuri guverinoma n'abaturage, kuko uzabona ko ifaranga ry'igihugu rita agaciro, cyangwa se bitaba ari ibyo ngibyo ugasanga guverinoma ntabwo yemerewe guprintinga amafaranga, kuko nyine nanone nta gaciro azaba afite. Ugasanga batangiye kuri mitwa ku bintu bijyanye na importation na exportation, ugasanga hari ibintu batemeye kuba bajya kugurisha hanze. Kandi witegereza buriya kugira ngo igihugu kibeho gikenera cyane ibyinjira n'ibisohoka. Niyo mpamvu buriya ibyinjira n'ibisohoka buri gihugu cyose uba usanga kibitindaho cyane, kandi kikanafata ingamba zikomeye bigeze kuri icyo kintu. Hari imyumvire n'imitekerereze abantu bagira bakavuga ati ukeneye guspendinga amafaranga kugira ngo nawe uze kwinjiza amafaranga, ariko kuri guhari hano nuko ano madeni nkubwiye niwitegereza ukareba urasanga yose afite aho ahuriye n'ubuzima. Birumvikana cyane, ni bya bintu ubana nabyo ntaho wahungira,
mbega nyine bizagusaba ko birangira kugira ngo wumve neza ko utuye uwo mutwaro, ariko mu gihe bitararangira uwo mutwaro uzawugumana igihe cyawe nanone usigaje ku isi. Kuko nanone hari igihe usanga nyiri gufata ayo madeni cyangwa se ufite ayo madeni nawe hari ibyo wenda ataba yemerewe, ugasanga wenda ntiyaba mu gihugu bitewe n'iki. Mbega nyine buri deni ryose na condition yabyo, ndetse bitewe n'igihugu nabyo uburyo kimeze, cyangwa se babona utazayishyura bakavuga ati urasiga karatera, cyangwa se ikintu bita ingwate, kugira ngo twizere neza ko utagiye guhunga ideni. Bikagenda nyine bigenda gutyo, ariko nanone byose biterwa n'igihugu na polisi n'amategeko ari buze kuba yagenga iryo deni. Murakoze.